bikavuga ko Keza kugeza n'uyu munsi mu kintu gisenyeye Muyango ushobora kuribura muri abo bantu koko ngo wanze kuzibukira kimenye n'uburyohe bwe n'uyu munsi uracyamurya. Mbwira ukuntu waba uri inshuti y'umuntu ushaka cyangwa umurira umugabo. Amakuru y'imihanda avuga yuko ari ukubera Brianne afite relationship agirana nande na Muyango. So rero imihanda kumbwira ngo ngewe ngo ibyo bintu bifitemo uruhare Muyango we niyo mpamvu nasabye Muyango azi hano nimba azi ko ayo makuru ndavugwa yaba ariyo naza mbwira ati Keza ayo baramuhamagara Godfather aramuhamagara. Yewe naho kuvuga ngo amakuru y'imihanda buri wese afite ibyo yumva by'imihanda ngo iki nanjye nibyo numvishe by'imihanda. Neza ayo makuru y'imihanda ava kwa Kimenyi ava kuri Kimenyi ava mu mihanda. What? Muyango uraho? Ni Muyango Miss Photogenique ndimo kuvugana nawe? Yego. Madame wa Kimenyi. Mbaza fast. Amakuru yawe. Neza. Aya masaha meze neza ndakusaba uburenganzira nkubwire ko nguhamagaye mfite abantu 4,000 kuri pano. Urampa uburenganzira kuvugana n'aba bantu cyangwa mba mutingure kuko uba ugomba kumpa uburenganzira mbere ko ngushyira on public. Kuri TikTok. Kuri TikTok yego. Nta kibazo. Alright. Aha ngaha ndi kumwe n'umuntu bita Keza. Wiriwe. Ati Muyango wiriwe. Uriwe neza Keza. Godfather. Yes. Message rero reka mukanigena. Yego. Abantu bari ko twumva most of them bari innocent abandi n'abafite bandi badashoboye kuza muri comment ngo bandike bitewe n'ibyo bazi cyangwa n'amateka n'ahise n'ibindi bintu byinshi. Yego. So njyewe rero ni gake cyane nakomeje kubona muri comment ya Muyango hari ibyema n'umugabo ariko mu byatse ntabura ikintu gaho. Yego. Keza icyo dupfa arakizi ahubwo Keza ushaka kumugira inama. Keza nk'uko bivuze ngo twese turaba abadamu ibintu wankoreye please ntuzagire undi muntu bikorera hano mu Rwanda ku isi yose aho uzagera hose ukuntu uvuga neza ukuntu usobanura ibintu byawe biragaragara ko ibintu nyine byawe warabipanze neza biri ku murongo. So keep it up ariko ibintu wankoreye uzi tuziranyeho njye nawe ntuzagira undi muntu bikorera kandi I'm glad ko ibyo washakaga wabigezeho ahubwo energy zindi uri gukoresha uzana ku muri social media ushaka kudragingamo abashuti banjye abashuti bawe abafana abantu bakunda ibyo dukora ibyo bintu nibyo ntari kubasha gusobanukirwa. So amagambo yanjye nayo migire mu kazi nawe yawe kubwira natwe turakora namwe mujye mu kazi muve kuri bino bintu cause nago muzi source yabyo ni muzi uko byatangiye kandi ubwo muzi uko bizara. Uyu muhungu witwa Madiva ndabyibuka ejo bundi avugana na ntuza na Muyango kuri telefone sibyo kuko Muyango twari turi kumwe iyi afishe ubundi habanje gusohoka afishe ya mbere itariho Keza Terisk sibyo ukuntu bano bana b'abakobwa nta kintu cyada. Shadibu ongera ushyira muri request. Shadibu ari gushyira muri request arashaka kuzamuka. Uri kumva mane? Yego. Bano bana bari afishe ya mbere yabanje gusohoka ntago yari iriho Keza Terisk. Ubyumva? Noneho nyuma habura nk'umunsi umwe ngira ngo cyangwa iminsi 2 uriya muntuza uriya ngo Madiva uwo mutipe twa Madiva akoresheje wati cyatse ariko we nawe umuntu akivugira ko nawe umvugira mugatuma nibagirwa ibintu wajyumba barakora ifite ubwonko buto. Habura iminsi 2 uwo muhungu witwa Madiva itayongera yohereza indi afishe iriho Keza Terisk sibyo. Noneho nani uri kunyumva Godfather? Ndi kukumva nuko wambabuye. Noneho mana nge nagira umuntu ongera kumereza buno bucogo bwanyu bwo burabo bwamagana 2 mugumane niba mudashaka kuma gift mubireke mureke kuma buno bucogo. Urumva noneho Muyanga hamagara Madiva aramubwira ati Madiva Keza Terisk nago nge tumeranye neza ku buryo kubera iki utamaye ino afishe mbere Keza ariho. Madiva aramusubiza ati Keza yabidusabye nyuma yuko ya joininga ino event
niko kumushyiraho ariko niba mutakorana Muyango aravuga ati njyewe ntabwo tumeranye neza ku buryo twahurira mu kazi eida niba zakora njyewe ntabwo nzakora niba njyewe nzakora we ntazakora. Madiva aramusubiza kuri iyo ni kuri telefone uri kunyumva. Madiva aramusubiza ngumva ngo Keza Teriski n'ubundi ngo nta bintu bya danje ngo ntabwo rero ngiye ngo yarinda kujya kunyicira akazi ngo ariko ngo narimbizi ko mutameranye neza ngo kuko Keza Teriski yarabimbwiye. Uri kumva ko Keza Teriski barabivuganye mbere yuko Muyango bavugana. Ubwo uyu mutipe witwa Madiva baravuze ati oya ntari bibwo ngo ntago ndi umushyiraho kugira ngo nyine ngiye binyicira akazi kandi target ni wowe nyine ni wowe dushaka. Ibyo bintu biba birangiye gutyo. Madiva afata telefone yiwe ngajya atwara ubutumwa kwande kwa Keza Teriski. Sewe ningira kubura connection cyangwa ni uri kukumva gatanu kukandi turi kukumva uri kumva unuza uriya mutipe afata ubutumwa abujyana kwande kwa Keza Teriski. Keza Teriski nawe wenda urumva ko reaction kuvuga wenda ngo kuki se tutakorana ibiki umuntu kubuza umugati n'ibintu byumvikana nawe arafata araposting ariko uwo muhungu witwa Madiva akaba n'ubundi asanzwe afata ibintu bimwe akabibwira nde Muyango bya Keza Teriski bavuganye. Urumva yuko nawe yongera agafata ubutumwa wenda banavuganye ko ntabwo umuntu uvuga undacecetse akongera akabutwara kwande kwa Keza Teriski cyangwa se akabujyana kwa Muyango bukagenda butakimeze nk'uko bwari bumeze kandi ari nawe wari wateguye iyo event buri muntu wese akaza yarakaye ahangaha avuga nyine ukuntu we abyumva. Uri kumva niyo mpamvu nababwiye ngo uyu muhungu uyu witwa Madiva njye uwo munsi bavugana kuri telefone yaba ntarabyiyumviye mbyiyumvira bajya gusinya contract Muyango ajya gusinya contract y'akazi nta Keza Teriski wari uriho kuko iyo aza kubona Keza Teriski nabo yari kurindira ngo azabivuge ku munota wa nyuma yari kubivuga ku munota wa mbere akimuna akavuga ati ako kazi n'ubundi nako wenda ngashaka ko n'ubundi Muyango bafite ubuzi bwinshi. Ibyo uri kumva uwo Madiva niwe wajyanye ubutumwa. Uri kumva Keza Teriski yigeze kumva arimo aravuga ngo yashatse nyuma ngo kuza kumurikodinga ngo uwo muhungu aramubwira ngo yango urikodinga ngo bitaza ngo kugaragara nabi. Uri kumva uyu muhungu witwa Madiva njyewe ndakuzi Madiva uravuga Madiva we niba uri nanari hano niba utanari hano bakuhamagare urimo urumva baguhamagare uze pe ariko amagambo numvishe wabwiye Muyango umubwira kuri Keza Teriski na kimenyi nuko nyine hari ibintu menshi pe kandi ibyo bintu uri kubibwira umugore w'umugabo mani ni nko guteranya ibyo bintu nawe byakubabaza. Ni ibintu bibabaje nyine niba umuntu ashaka kubwira ku muntu mukundana akakubwira ati runaka uyu mukobwa bigenda gutya cyangwa byagenze gutya ibyo bintu se ntabwo bibabaje. Hanyuma rero se Muyango ni poto se Muyango ni moteri se ku buryo wenda umutima we ku buryo umutima we udakora ku buryo nyine bamubwira ikintu ntababare nanjye ari njyewe none njyewe ukuru nanjye ngira ubwonko butoye ukimbwira umuntu ngo dufitanye bifu cyangwa ngo umuntu aranyanga sha aho kugira ngo unyinjirire ahantu nakoreye wakinjira ngasohoka cyangwa bakagusora ngiye nkahaguma bitewe n'uwo bakeneye. Amahirwe nuko wenda ibimwe mwabivuze wenda biba biri buze no kurangira ikibabaje nuko nyine bigenda bikazamo ibintu byanyu bya kera ibyo muba mwarapfuye kera ibyo muba mwarakoranye kera nyine ibintu byinshi cyane pe uri kumva ariko sheri nanone kuri Keza Teriski nanone gupostinga wenda ukavugamo ngo urabona ngo ibintu ngo bya mbere hano buri muntu wese twese tuba dufite ibintu twagiye dupfa n'abantu kera ntago ari ngombwa rero niba hajemo ikibazo ngo wenda uhite uzana ngo ibyo bindi ngo bya mbere ngo urabona ngo byagenze gutya ngo runaka ese ubundi reka nkubaze usibye ko ari ibi bintu mura mvuga abantu ntibabyumve njyewe ubundi umukobwa ari we wese kari ibi ngibi bituma njyewe ntanagira n'umuntu dukundana ngo tumarane kabiri ubundi ujya kuba inshuti n'umugabo wanjye ku buryo ujya kumubwiraho cyangwa ujya kumugira inama ubu inshuti n'umugabo wanjye nkande gute mu buhe buryo kandi nawe uramutse ubonye umukobwa ari kwikurura ku mugabo wawe ejo ngo bavuganye ibi ngibi ngo ni ibiki ngo ni besto ejo undi muntu akaza akavuga ati barunaka bararyamana ko nawe byakubabaza mujye muvugisha ukuri. Uyu Madiva rero Madiva ndi kumama mujye muvugisha ukuri. Madiva niba hari umuntu umuzi Madiva nazi ariko Brianne nk'ibisanzwe ahangaha turavuga kuri kumenyekane kandi ibintu bigiye ku murongo cyane rwose cyane noneho niba ari n'ibyo bintu bapfa
niba banza wumve niba ari n'ibyo bintu bapfa niba ari n'ibiki ntaribi wenda wabitangije avuga ati wenda ngewe icyo nkeka ni iki ngiki ariko ngewe ndamya neza yuko uko kuntu Keza Teriski yabyanditse ibyo ari byo byose yabyanditse bitewe n'ukuntu message yamugezeho ariko uwo muntu wamuhaye message akaba ari umwe mu bantu nawe bajya bafata message akazanira nde Muyango akamubwira ati ibi nibi uwo muntu rero buri umuntu buri hagati y'abantu babiri wa muntu abantu hano bagira amagambo uwo Madiva akora inzara uri kumva dore ngibi muri commentaire uri kubisaba uri kumva umuntu akorera abakobwa inzara uri kumva rero umuntu wihorera mu bakobwa gutyo wenda batera wenda ni abantu bakorera abakobwa inzara ngo baranabacumi none se no kubacumita ahubwo baba baganira baba bafite ubugambo nyine nawe abameze nkabo wenda sinjya kubimushinja ntabwo ndi kubivugira we inde ngo iki komeza di ariko se we uwo mugabo yari kibasha ariko abagabo bari abakera abagabo ndakwiyamye turi abagabo mayindiya ndakwiyamye mu bagabo mvuze we nako nguvuzemo uri nk'umuvandimwe wanjye umugabo se njye ko mandi kwivugira abagabo ibintu kuri bimeze numvikana ko Madiva yagizemo uruhare guteranya abana bakobwa ko yakuntu yamanajinze ibintu nabi yamanajinze ibintu nabi kandi reka nkubwire ikindi kintu buriya reka nkubwize ukuri ntabwo uzaba umuntu mwiza ku bantu bose ngo bikunde sibyo iyo ushatse kwigira umuntu mwiza ku bantu bose iyo ushaka kwigira umuntu mwiza kuri uyu kwigira umuntu mwiza kuri uyu kwigira umuntu mwiza kuri ibintu byose birapfa amazi wishyura nimugoroba Madiva byo icyaha kiramuhama ko yagonganishije abantu biterwa nabi ariko kuri ruhande birumvikana ko abakobwa bafitanye ikibazo baragifitanye kandi cya kera pani bya none ahancuta pani ibingibi kuko irumva wa mugani ni kwa kundi ko kuzura kaboze ni kwa kundi ukoma akantu ugasanga n'ubundi ukomye kuko uretse Madiva niyo Madiva uyu munsi yaza akisobanura bikarangira ejo bazakomanira ahandi rero mureke tubirangize bivanga bigiye ku ruhande ibintu birangire rero nuko tuza kubona nuko tubukuza kubona Trisha abonetse ahangaha araboneka Trisha ninde niba Trisha ntuza Keza umugore wa Dj Brianne no umugore we wari umugore we ariko sha murabagome shushu ariko se ko Keza yitonda Keza ibintu abije mate ko ari umuntu wishakira amafaranga yasuringira abigeze mate kwiri bro Kigali mu muzimu mpaka tumuvanye mu bigunda tugakubita nibwo izazamo amahoro reka nze mbigenze niyo we kanuza kanore gato yakageze kurangaye muri Kigali umva diva niba ari Madiva Hello uranyumva ukoresha TikTok ndayikoresha zamuka ngwino kwa zamuka hano urangiza iyi ntambara wateye please hari icyo bitwaye binkorere zamuka nguheri iki cyangwa uri kuyibona injiramo urahita umbona ahantu undi uhite uza urangiza ibi bintu maringi nibyo byiza uko nabwo ese Muyango kataza wari twagiye turagiye sasa noneho abantu mumpere Madiva mumpereze link abantu yawe yagiye gukorera amafaranga ndapfuye ngera hamagara mumuhereze link ba nyiri ubwite bahageze kandi yahageze Madiva ko ntakubona link yime na link wa bayiguhagera abantu bose bagufunga ngo ba John basime bose bari guhereza link yifate yaruka nyaruka ngwino hano abakobwa baca inzara ngwino uca inzara abakobwa baraha ese we barimo ino mibare yanditse hano ni amafaranga ni amafaranga mwese ngiye kumbona nta kintu n'amakoma karita hago sha baraje baguhe ushireho bashireho gazi mutapinge screen abarangaye ubu Dj Brianne afite 2000 bibiri gusa se birari y'amadolari oya reka nagaruko babibara amana abarimo n'amagift n'abafuka yari Thecatbabaloo bari kukumena umukobwa wanjye bamwita Shadia mama lao Shadia byanze bavuze Shadibo nimukamuzane muri hano matike ariko se by'abandi bakobwa nta Shadia sari hano yusi Shadia niwe nuko afite amazina arahari nuko bamuzane kandi yahageze ndi gukubwira muri ayo matiku yabo muri ayo matiku nyene narinje kubisuriza gusa none ntabwo uri kuri afishe we madam
Madame uri kuri kontra kuri afishe. Madame va mu nzira. Ntabwo ari kuri afishe. Nandiho none kukiva ngo waje kudusuhuza uje kudusuhuza warakoze cyangwa bagutanga. Wena teski no yanyu. Nyirabayazana waposize ntuza ni keza. Keza Teriski niwe wagaragaje ko afite ikibazo. Ari ikibazo muyango yigeze kubira ko afite cyangwa ari ikibazo yigeze kuregera ko afite. Uzamura Keza. Keza ntabwo arashya muri request. Keza ngwino dushire ariko nkereye Madiva niba ari Madiva mwamuhaye linki. Shiramo request niba ari Madiva nyirabayazana. Nashiremo request murebe. Ukoreshe account. Ibintu birakomeye. Yitwa nde? Mu ndebere ukuntu yitwa. Nyandika izina ryawe kuri WhatsApp ndebe ukuntu witwa. Niba yandikemo hano muri comment. Andika izina ryawe muri comment nkuzamure. Umva musharing ino live link arahiye uretse gato nzamura uyu se niwe Madiva n'uyu wanditseho ngo Diva House Beauty yego niwe zamura uyu Diva House Beauty Diva Beauty none se ko atari gushya Diva House Beauty dore ngo uyu wanditseho ngo Diva House Beauty n'uyu ngo ariko si ntabwo arashyira muri request ngo mubone we murimo murasoma comment ko barimo gutanga imiti y'iki ziraryoshye biteye ubwoba none se wowe uri kumubona wamuzamuye nani ndi kumureba buretse gato abantu muri comment ko imiti mbona baba bayizira koko reka turebe dore yita ngo Brianne kazi Diva umva Madi ongera andika muri comment tukuzamu ngo nimbango muyanga ataza ngo nakeza mu mureke ngo mwa comment koko biramureba nashaka za mukaka naza Keza wagaragaje nta uri kumwinginga kuza maze cyangwa rore cy'urugo bimeze bite tugiye uretse ariko ibingibi ntuza Keza uzamuke cyangwa ubireke ngo Keza yasenye urugo yararusenye nyine arakinase ariko se Madi byananiye pe kujyaho reka turebe ubundi uyu Madiva ni ako we bura urugo rukomeye rusenywa gute okay Madi ngaho Diva so nguyu tuganira n'abantu bari muri comment urugo iyo rukomeye buri barusenya gute reka twumve Madiva niba ari Madiva Diva Niwe nusa n'umwuka byaramwe. Va mu rusaku nibyo niwe. Bamwitura ukuntu agiye gusopanya abantu abadamu babiri Madiva woya buretse Madi. Karanga. Kangabanye volume nani ndara ya movie. Buretse ceceka ibya movie byiwarere gabanya televiziyo. Ninde kangabanye volume. Nimba kukuri umuntu w'umugabo. Niba kukuri umuntu w'umugabo pe udakunda amatiku ukunda ko abantu biyunga ukunda uri umuntu utegura ibitaramo hano mu iki gihugu uri umuntu ubukeneye runaka ugakenera nejo uzabakena nejo bundi kugira ngo nawe company yawe cyangwa se rebo yawe yegere hejuru ujye utumira n'abandi bantu simbizi kandi uri umwana mwiza ntabwo ujya unanirwa kumvikana n'abantu ariko Madi hano wateje ikibazo gikomeye ceceka hagati ya Keza Teriski na Muyango sibyo Muyango bwa mbere aza gusinya contract uri kumva mujya kuvugana wari wamubwiye yuko Keza yari kuri afishe Keza yari kuri flyer yanyu ubundi reka mbere yuko mbasobanurira ni bande bariho bose barahari nta muntu utari gukumva bose barahari bro reba hano ukurikiwe n'abantu ibihumbi Madiva nayo reka reba abantu ukurikiwe uri kuza kubaza bariho kugira bigende gute ntabwo uri kubona message Keza Teriski cyangwa usubana ko wagira kugira amahane niba abantu bavugira mu bashaka kugira amahane nawe usobanurire vuga ibyari byo byose byo uko byagenze si byose mushaka kumbaza ngiye rero first of all aburi kuvuga baro ntabwo uri kubumva se buriya butuje gato twumve ibyavuga ngiye rero ibi bintu nta nubwo nari nanabizi pe kuno mubwira ngo nateje ikibazo sinari nzi ibintu byari ibibazo ngiye guselectinga umuntu tugomba gukorana turavugana tukumvikana kandi umuntu amindagura timu iyo umuntu twakoranye tugakorana neza turongera tukaba twakorana kuno byagenze rero ngiyewe ira event twagomba gukorera paddock urumva nagiye mba ngomba kwegera nyiraho hantu by'abanakeneye nanjye nka mu bitekerezo byabo ngomba gukoresha
abantu ibihumbi bibiri mwatapinze screen bataza kutumanura. Abantu ibihumbi bibiri mwatapinze screen. uretse Kotara icyo yavuga Kotara yagombaga kuba irimo muyango, irimo kasfi, irimo na yamana. uretse abo Kotara reka ndayireba irimo yamano na DJ Kasfi. Nabo bantu bagombaga gukora muri iyo kontra, ni nayo Kotara twasinye n'umwe bande ndakubwira Kotara icyo yavugaga, ndagusobanurira Kotara icyo yavugaga. Yagomba kuba irimo Shadibu, Kasfi na yamano, nibo bagomba kuyikoramo. Nyuma yaho boss mukuru ko naga mu Rwanda dorera kumyutinze nago myutinze ko barimo baramamagara bakupe cyangwa bagoroki. Ndangije ubwo ngubwo icyo gihe reka mishize bapfuye. Abantu ibihumbi bibiri n'ijana mutapinge screen ni muri benshi. ikibazo gikomeye cyane ntabwo ari gutanga. muri kunyumva neza? Turakumva kabisa, turategereje. None rero icyo gihe icyo umuntu bwo boss mukuru yamagara avuga ngo ariko ndashaka ko washyiramo muyango. Arambwira ati nashaka muyango yakiyongeramo. Arambwira ati nta kibazo ndaza kumuvugisha numva. Turadiringa nasema icyo gihe akimana no kumbwira nasema amagara muyango kakanya. Muyango itambe mu proposa tumvikana amafaranga, tumvikana n'igihe izabera, ambwira ko afite umwanya biba confirm. Itabisobanurira ibyo ibyisabwa kugira ngo muyango yitabirira event. Ubu bugabo nyiraho ngaho nawe tuba turumvikanye tujya gusinya indi Kotara ya kabiri. Urumva ngo ni ya kabiri yo ngiyo, iya mbere ari hari. Yongeramo muyango. Ubwo icyo gihe muyango igihe cyo gusinya muri draft ya contract areba nta kibazo araza turasa. Icyo gihe baje no gusinya ari kumwe na Jihad ndabyibuka. Turasinya turarangiza. Nyuma yaho muyango amara iminsi turimo rapostinga arambaza ese uzakorana nande? Ndavuga ati icyo umuntu muzakorana ni Shadibu, Yamano na DJ Kasfi. Okay, sawa. Ako turimo turasinyana na muyanga yaje arambaje ngo se beso wawe ntago azaba arimo. Ubyumva? Ndambwira ati rero beso wanjye ntago turumvikana neza, gusa ntago ari muri team, ntago witwa gahunda yiwe ntago irafatwa. Besto ni inde rero? Bafashe gahunda. Besto ni Keza. Aha. Ndabwira ati gusa we ntago gahunda yiwe hari, abafashe gahunda ni aba ngabo, ni abazakora n'abantu batandukanye. Awa. Ndamusobanurira birarangira. Bo turakomeza event nkuko bisanzwe, byose bimeze. Gusa Keza nkaba narabwiye boss tumo turakorana amasezerano. Icyo gihe nza kubwira boss ndavuga ati we iyi event kwari twatimo turadirika kubijyanye n'amafaranga. Ndavuga ati event wowe nibigenda neza nige nazagukubita surprise nkakuzaniramo Keza. Namubwiye uwo ngo muri Amerika. Arambwira ati sawa, muri Kotara ntabwo ibya Keza byari birimo ko Keza azakoramo. None icyo gihe tugiye gukora contract duselecting ibintu tuzatanga byo kunywa muri contract, nyine abazaza nyine ibyo tuzagenda tubaha byo kunywa urabizi murabivuga. Keza icyo gihe nibwo nahise mubwira ngo ngiramo na Keza turamutse tumushyizeho ku buryo twazamuha icyo kunywa, ariko ntabwo mu masezerano ya padoke abo nzazana ntabwo Keza yari arimo hejuru, we yari ari ahantu harimo icyo kunywa. Mu gihe ariko twazakofirma ko tuzamukoresha. Ubwo ibintu birakomeza noneho byenda kugira finali. Urumva icyo gihe Keza twabaga turavugana nambuga ngo nimba n'amafaranga nzamuha avance, ariko nyine bitaraba nyine ko namuga nyine amafaranga nagaraboneka. Ndangije icyo gihe muyangaza kunyandikira message mubaza ibyo gupostinga, arambwira gasema ubundi tuzakorana abandi mubona muhaye tuzakorana, nibo bari muri contract. Harimo abo ngabo Keza we ntabwo nigeze mumubwiramo ko ntabwo yari ari muri contract, ntabwo twari twanarangizanya nimba tuzakorana cyo tutazakorana. Ubwo rero Keza yagize yamamagaye icyo gihe habura nk'iminsi nkingahe, arimo kuwa mbere atari ku kabiri. Abwa ati rero Shamadi bareka nkubwire ninakora muri ga event uzambabaje. Yarabanje arambaza madi se ubundi kutari mumubwira nimba sinya contract nimba imeze gute, kuko cyigene nakoze na draft narayimuhaye. Ndabwira ntabwo ndabona amafaranga yo kuguha, sindamenya ngo shango ngenda abone ngira event ngo nazayikoramo niko mbibona. Ndabwira ati nanjye ntabwo mbizi ko ntegereje amafaranga yo kunengo, ubwo nyine nibitaba nta kundi. Ubwo yamamagaye ari mu kabira arambwira ati rero Madi vumva nkubwire
ngo wanze kumushyira muri live event ariko ngo ninajya muri live event gushango nzaba mbabaye pe ngo byumve kuko wabipanze mbizi ngo nari ndetse kuvana mbere urumva wagombye nanjye kuma ku mafaranga ibyo ariko birumvikana urumva mbwira ubona nese mubwira trika umuntu abashaka amafaranga wese muri Kigali ndavuga ko nari ariko bite kuko narabona amafaranga we bavuga we ntabwo bashaka ikiraka muceceke ndangize nasobanura igende ndekamo amahoro nibwo rero nahamagaye umu boss wa hariya navuga ati rero njyewe nta muntu ngomba gukura amafaranga ntabwo araboneka kandi Keza twagombaga kumushyiramo wambwira icyo gihe bamaze kuvugana nawe ahita ambwira ngo Keza ntabwo yahuramo ngo Keza kuko n'umwana wacu muri padoka ngo agomba kuba ari hariya muri show nta kibazo ndavuga ati ngiye kumwamwe nawe tumwandi ngo dusinyane contrat n'ibisanzwe ubwo nibwo nahise nohereza Keza draft haburaga iminsi nk'itatu ndibaza kugira ngo Yvette nahise nohereza draft Keza azi kumwohereza draft Keza turayisinya tumaze kuyisinya tumuhereza avance tukimara kumuhereza avance twamuhaye avance ari kuwa kane hashize isaha imwe gusa tukimara urumva twasohoye post kuwa gatatu ya Keza tuyishyira hano nyine ndayipostinga n'iki urumva boss yari amaze kwemeza ashaka ko Keza azaza gukora muri event ngewe urumva ndinde yo kwita mbihakana mu gihe no wemeye gutanga amafaranga ari ugiye no kuyatanga ubwo rero hose yese isohotse ijya hanze ariko mbere barimo baravuga ibyo bintu barimo baravuga ngo ibya Keza ko hari umuntu ukorana na muzanura mu boss hariya batangiye kuvuga ku bya Keza ndabwira ati Keza na Muyango bagirana ikibazo kandi abakobwa bagirana ikibazo biragoye kuko Keza niwe wari warabimbwiye ko Muyango bashwanye bafite ikibazo ndabwira ati abakobwa bagirana ikibazo biba bigoye cyane kubahuza cyane ko ngiye urabizi ko ngorana n'abakobwa be bitandukanye numva abakobwa urabizi ni benshi nagiye nkorana nabo kandi bafitanye n'ibibazo kandi ngiye bitanye effect ko nabo njya mu bibazo bitari byanyu ndabwira ati kubakoresha bizagorana ariko simbizi kuko Keza we ndabizi ko yakemera gukoramo Muyango hari ariko Muyango ntabwo mbizi ko yakemera gukora ahantu Keza ari ntabwo ngiye guca mu ijambo kubera ko ibintu ndangiza ubanze wumve uretse gato kugira ngo mbanze tugendere tuve mu rujo ntaza kukibagirwa ko ibyo bintu wari ubizi kandi wari uzi ko wasinye contract kubera iki wabwiye boss wawe ngo uzakora surprise yo kuzana Keza kandi uzi ko Muyango arimo kandi ubizi ko bafitanye bagirana ikibazo babikubwiye umva ibyo umva impamvu navuze ngo nzamukorera surprise muzeremo Keza urumva twari turimo turadiringa mu kudiringa kuko ndibudiringa n'umuntu urumva kuko hari muri show hari n'abantu bagiye bakoramo batari barimo nka Kalifani yakozemo atari ari muri event iyo ngiye ndimo ndategura Yvette mbashaka ko Yvette yanjye igomba kuba big bivuze ngo habari list y'abantu banaratekereje ko nshobora kongeramo nubwo twaba tutaravuganye nabo ngabo ariko abo bantu biterwa na discussion impamvu natinze gushyiramo Keza ngewe nkanga kubidesida kugeza ubwo uriya mu boss ariwe bidesize nuko ngiye nari ko Keza afitanye ikibazo na Muyango nanabibonaga neza ko ngiye nazigira mbishoramo ibyo bintu nakubwiye ko impamvu umu boss wo muri Amerika niwe wemeye ko niwe wahise uvuga wa confirmye ngo Keza agomba kuba arimo ngo gute Keza batari muri live event kandi bamaze kugana na Keza kandi rero wamubwiye ngo uzamukorera surprise yo kumuzanira Keza ibyo surprise ko byari bya nose nimba Yvette biro minsi ibiri libiro umunsi umwe cyangwa minsi ibiri ngibe nta kintu ndakora ubwo urumva ngiye ndinde kujya gufata umuntu nkajya kumushyiraho habura minsi ibiri ngiye no kuvuga ngo dine n'amazi kubera ko nazamukoresha komeza point twumve so ndangije rero icyo gihe ikintu cyose kiba n'iki ikintu cyose kiba nuko twasohoye post ku gatatu mu gitondo turapostinga maze kuyipostinga tubana korabo bose turana korabo ko mfite abasore bagiye babishinzwe baba korabo bapostinga ko babana bataga ingano hose ubwo rero kuwa kane Muyango yamamagaye rero mu masaha saa 9 n'urwo saa 10 arambwira ngo umva madiva umva nkubwire urabizi njye nawe turakorana nta n'ibibazo tujya tugirana Keza njye nawe dufite ikibazo ntabwo dukundana nta nubwo nanamukunda kubera ko ngewe ibyo yankoreye mu buryo bwanjye bwo kurinda umutekano wanjye bitewe n'uko umuntu dufite ikibazo ntago nakizera ahantu ari kurumva simukunda kandi dufite ikibazo kandi kiranakomeye noneho kiri no ku rwego rwo hejuru nta nubwo ari ikibazo gisanzwe ati kuva umutekano wanjye ngewe ntabwo naza muri Yvette Keza rero ubwira umuvugana n'ababosi murimo murakorana amasaha 3 mu maye gisubizo kuko menye nimba nzaza cyangwa nazaza menye nimba nkomeza gupushinga Yvette cyangwa nazayipushinga kuko Muyango yambwiye ngiye kansubiza Muyango gutya wahise umusubiza wiki vuga ibyo wamusubije ko twari turi kumwe na Muyango kwamagana reka nyine nsubize nose niho nsubirize reka nsubize nese mbwira Muyango nabwo ati Muya ndabizi neza ko ufite ikibazo na Keza
Dori ndabizi kandi cyane kandi Keza n'ubundi ntago yari ari muri plan yinjiyemo nyuma rero bivuze ngo wigira ikibazo ndabisobanura ababosi cyane ko nene nabibabwiye ko we na Keza mugirana ikibazo nabyize neza ko wakora ahantu Keza yakorera bivuze ngo we komeza gahunda yo gukorana nanjye no gukorana natwe ndabizi ko abantu bari bubyumve cyane ko nene nabibabwiye na mbere ikintu ndi bukore ndaje mbibasobanurire nta kintu aranje hamwe okay nta kibazo tunongera ni amagara muyango maze kuvugana n'uwo umupartners mama ukorana n'uwo wangaho ntambe musanzwe ati muyango aramamagaye ambwiye ko atakorana Keza ari bitewe n'impamvu zabo we arambye ngo niye impamvu sibona ikiye kibazo cyatuma babuze umuntu yagukorera ahandi kandi babaha amafaranga bose ndavuga ati rero ibintu by'abakobwa nge simba mbizi gusa icyo nzi cyo nuko nzi ko Keza yambwiye ko afite ikibazo yagiranye ikibazo na Muyango ariko sigeze ambwira details sinigeze mubaza details na Muyango rero ambwiye ko atakorera ahantu Keza ari kuko nawe ntabwo ugeze ambwira details n'ibibazo bagiranye gusa mbwiye ko mu buryo bw'umutekano wewe ataza ahantu hari umuntu batari inshuti batavuga rumwe kandi Keza na Muyango babaye inshuti uri bafite ibyo bapfuye ntabwo wabimenya ubwo nibwo mu mama yasabwe ati oya nta kibazo dukeneye n'ubundi Muyango n'ubundi Keza ntabwo yari plan yajemo nyuma we ntabwo yari ari muri gahunda nta kibazo turaza kumuvugisha turebe ko wenda tugarurira dusubiza amafaranga twamuhaye niko ngo mama yavuze ihita amamagara Muyango ihita amubwira ati muya Dori byabaye confirm ntugire ikibazo Keza tukazana naramuhamagara ngo ati byabaye confirm ntugire ikibazo Keza ntabwo azakoramo komeza event nabibwiye n'ababishinzwe ba boss baba babyumvishe cyane ko bari babizi ngo yuko nta kibazo aho ni sawa ubwo nibwo Keza yahise aza kundeba ku kazi nanjye kumukora amalashes ngo ndimo ndamukora nibwo namusanga ngo ati rero Keza twagize ikibazo gikomeye ese ni iki ati Muyango yavuze ko atakorana nawe atakukunda kandi mwashwanye kandi bitari byiza mu buryo umutekano bwe tutakorera hariya ntabwo ati kandi rero urabyumva already ugomba kugira uti ngomba gukoresha Muyango ntago najya kugira Keza nubwo yarigeze atera n'amahane nganavuge n'ibintu byinshi cyajye kumbwira ibintu byinshi twaze twivugira ku mafaranga arambwa ngo gusa by'amafaranga baje nabwo turayagura arambwa ati ntabwo bishoboka nasinye contract narapostinze ntabwo byashoboka ubwo nabwiye Keza nabwo ati Keza kandi byiza udateye amahane kugira ngo utajya kwangiza event yanjye bikaba bibi kandi nawe urabizi ko hari ahantu wakorera ugasanga nawe byakugiraho infect kuri bari abantu ugasanga batangiye kubona ko nawe uri umuntu utumvikana ngo Keza twakomeza tubiganiraho birebera ibiki byose ambwira ati gute se kuki tutagenda ndavuga ati ibyo ntabwo mbizi nibwo nafashe ndi mu modoka na Keza turi kumwe twatuma turajya mu mujyi ndavuga ati kamamagare Muyango numve ko hari cyahinduka byibuza tukaba twakorana namuhamagaye ndi kumwe na Keza turi mu modoka mamagara Muyango ndavuga ati ndimo ndavuga ku bijyanye na noza na Keza ubwo nibwo Keza yashatse kundi codinga ashaka gufata telefone ngandikode ngamubwira ati Keza nagwa ndikodinga nago bibaho reka mugane na Muyango twumve icyo atekereza itafata telefone ndayimwambura mbwira Muyango ndamubwira ati se Muya ntago byashoboka ko we na Keza mwakiyunga kubona ko mwese muri kariyeri ishaka amafaranga kandi iyo abantu bashobora bari muri kariyeri mwe mwese murimo muri yangiza nkuko yenda Keza abuza akazi bitewe nawe niko nawe ejo wabura akazi bitewe nawe ikibazo cyanyu ntago byashoboka ko byakunda ko mwakiyunga nubwo Muyango yambwiye ati madi ntago ari nge wateje ikibazo ni Keza wateje ikibazo kandi ikibazo arakizi bivuze rero ngo mu gihe umuntu adashaka kugaragaza ko agomba gukemura ikibazo gihari njyewe ntabwo nagira ute ntabwo byashoboka rero ko umuneke nibwo navugaga mvuga ngo Keza gusaba imbabazi Keza nawe ukabona gusaba ntabwo ati Keza gutema nambwe kaza kugusaba imbabazi mukarangiza ibintu ukava mu nzira si byarangira Keza ukabona ibyo gusaba imbabazi nabishaka ubwo turangiza gutyo twivugana n'iko byacu birarangira ndangije turi mu mujyi ahantu Keza twari turi gukorera twari turi hanze naje nambwira Keza nambwira tumba ngubwire Keza amvuga ngo nyine ngo nawe araza kumwataka nkuko no yamwatatse n'ibyo ndambwira tumba ngubwire Keza ibintu byo kugenda mushyirana hanze mwese bizabagiraho ingaruka ari wowe hari Muyango ibyo mwumvisha ngo mfite ama voice note mufite ibimenyetso n'ibiki byose ibyo ni ibibazo muraba mugiye kwishyira hanze njyewe inama nakugira mwiyunga Keza kambwira ati sundi kuki wajya ku ruhande kuki wataza kundeba nibwo nabwiye Keza ngo reka ivete irangire ngiye nzahamagara Muyango ku wa mbere nawe ngo uhamagare ndebe uburyo ngiye nabahuza byibuza mwiyunge nibwo mutabishuta ubushuti mubwihorera ariko ntagire uzabanira undi mu kazi kuko njyewe nk'umuntu utegura ivete ejo nshobora kubakenera biri ngombwa baba bantumye icyo gihe rero mbabuze icyarimwe ngiye nabamonde turebe buri icyo kibazo cyakemuka ariko ndagusaba ntuze gushyira hanze ibyo bintu ntuze gukora ibyo bintu byose kuko ntago ari byiza cyane kuko nawe yakugiraho ingaruka Keza nabona arabyumvishije byari bushyire hanze
urumva Keza nkubona nabyumvise numva bafite ibyo bapfa kandi ibyo bapfa bura bafite burasa avuga ko afite ibimenyetso urumva nge simbizi sinabyo urasa kurinda conversation yawe na Muyango noneho ndangije ikintu cyabaye nuko icyo gihe twaratandukanye ngenda gutegura iveti byose bimeze neza Keza na poste nkabwira Kaza abwira n'abantu bakaza n'ibintu by'amahoro mu by'ukuri na Muyango mubwira ko nta kibazo na Keza ndanamubuza ntuzaza muri event ko Muyango nashaka kunahaza ibyo byose bimeze neza nibwo nagiye kubona mbona saa 4 screenshot baranywereje Keza postinze mu by'ukuri nanjye nabahedese kuko urumva ko numvaga umuntu namubwiye tumubwiye ko ndibuze gushaka n'uburyo ikibazo cyabo cyakemuka mu by'ukuri mvugana na Muyango nanumvaga ko Muyango narabibwiye Keza ndavuga Muyango uryo twavuganye numvaga ko Muyango afite umutima kuba ibyo bintu yababarira ariko Muyango narabwiye Keza ndavuga ati Keza nawe wabyumvishe Muyango muhamagara Muyango yarababaye bite wenda n'impamvu kanaka ariko biragaragara ko Muyango habaye ikintu cyo kumwegera ibyo bintu byacururuka bikarangira ariyo mpamvu nabwiye navuga ati ibintu nzabigira ndebe ko byasoza kuko Muyango urumva ko yarababaye nyine nk'umuntu ariko nagafitemo urwango nagafitemo kumva ko yaguhemukira icyo afitemo nuko nyine nuko yababaye donc wenda hari ikintu cyabaye gikomeye cyane ikiba rero nuko tugomba gushaka uburyo Muyango agomba kubabarira bikarangira yego ubwo rero mu by'ukuri buriya abakobwa b'i Kigali nawe urabazi bafite ibintu bapfa mu buryo bwabo umuntu atanamenya n'ibyo banavuga banababwira aribyo usanga atari nabyo bo bifitiye ibyabo buri wese ntiyashakaga kugira kubabara ngiye kubona mbona ibintu bigiye hanze ariko ndabyibuka Keza namubwira ijambo dutaye ati Keza ndabona turi kumwe wowe muratuza ariko umuntu yaba umuntu uze kugucokoza agatangira kukubwira ibintu ukahita ukora amakosa ugakora amakosa ukajya kubipostinga kandi n'ubipostinga ibintu mwese bizabageza kure ntabwo ari byiza none reba birangira gutyo mbibona umva mbwiye nta kibazo ari ngiyeho mwabantu Diva nkurikije ibintu wakoze wabikoze utabishaka ariko bano bakobwa barabateranyije I wish ko bafitanye ikibazo ariko nyine wenda ntabyo wari uzi ariko umunsi wamenye ko bafitanye ikibazo ukajya kubikomeza kandi yavuze ko yarabizi ko na Keza banabiganiriye akanamubwira ko Muyango batari Keza we yambwiye ko bafitanye ikibazo none se kuki Diva yakomeje akajya kubwira boss ni kubera ikintu kiraro katari kuvuga nani Brianne ahangaha nani Diva yarabizi neza ko nani Keza afite ikibazo na Muyango kuki yakomeje mukunda gushinja abantu wallahi ntabwo ari gushinja abantu urangije uragenda ujya kwa bose ngo nzagukorera surprise nkuzane Keza uretse gato kandi ubizi ko bafitanye ibibazo Muyango arakubaza ngo ntabwo besto wawe ari muri ibi bintu uramuhakanira ngo ntawe uri hanyuma yaranakomeje amushuka amuheza draft amuheza igicupuri cya contract kugera ku munsi wa nyuma kubera ko Decat uri kuzana wavuze yuko nawe ufite indi contract ngo yari iriho ngo Keza ubwo nicyo gicupuri bamaye nanjye nabibonye uyu munsi kirahari nagize reka nyikohereze Diva yakoze ikosa yatangije abakobwa yarayibonye na Sadibu yarayibonye mushake ibara dukubita inzara za Diva tumukubita inda kuko ariko none rata umubwire rata Madi wowe ikosa wakoze nk'umuntu wari ubizi neza yuko nawe urabyivugiye ati ndabizi ukuntu abakobwa bandi Kigali bagirana amabifu none wanabanjura navuga ngo wari unanabizi neza yuko ngo badashobora gukorana ngo Eida wenda Keza bashobora kubyemera ariko Muyango we ntabyemere icyo kintu wari ukizi urangije uranavuga ati ngewe ibibazo bari bafitanye nari mbizi imbere kuko Keza yarabimbwiye none se we wongeraga kujya kongeramo Keza kuki utabibwiye Muyango mbere umubwire ati Keza ariko nawe ndi gushaka kuzamupropoza ngo numve wenda Muyango yanga akazi imbere ahubwo wowe ukabikora ku munota wa nyuma urumva atari wowe wabateranije mureke tubigende gutya rero Keza nguyu yahageze noneho ni ukuvuga ngo twumvishe icyatumye ikibyimba cyangwa ikibazo gihari urukumva hano Muyango yabwiye Diva ko afitanye ikibazo gikomeye cyane gikomeye n'umuntu bita Keza nguyu Keza yamaze kuhagera hanyuma na Keza arabwira uyu musore Diva ko hari ibibazo bikomeye rero nk'abavunyi b'urubyiruko munyemerere aya makosa yatumye ikintu giturika tuva ahangaha ibyo tugiyemo aha nguyu Keza yamaze kuhagera biragoye uretse gato noneho nguyu Diva ari hano nguyu Keza ari hano Keza umutima wari uremereye kugira ngo andikira message Keza aratubwira iby'iyi kontra noneho atubwira ikibazo gikomeye ni ubuhe buhemu yakoreye Muyango yabwiye Diva ko afitanye ikibazo gikomeye cyane gikomeye ariko na Keza urumva ko yari yarabibwiye Madiva mbere urakoze cyane Tracy urahari
Okay. reka nisize microphone urambabaje mu kanya sheri Godfather Umva, sinjya umva, nkora ikosa Godfather, ibyo bintu wanyitiranyije birababaje. ntabwo I'm njya sorry, nkora umva. ikosa uretse gato banza wumve sinjya nkora ikosa iyo ngiye kuguhamagara ariko bora kiriya kintu cya Mutesi Jolly cyampaye ishusho mbi mu buzima ntabwo njye ndi kodinga umuntu sinaraguhamagara ndi kuvuga warasebye byemere ko narasebye ariko ahangaha ndashaka kugira ngo nisegure naranyereye uretse gato naranyereye ntabwo ari we Godfather ntabwo njye nahamagara umuntu ngo abandi bari kumva no Mbagodifa banza unyumve iki kintu sibyo uretse gato banza unyumve iki kintu uraza kumvisha abanyarwanda Keza yahageze uretse gato so Keza disclaimer sheri ntabwo nshobora guhamagara nta n'umuntu sinaguhamagara ngo mpereze info cyangwa ngo unsobanurire ukuntu bimeze ngo nguconnecte n'undi muntu cyangwa ngo mbwire undi muntu ibyo mvuganye nawe ntabwo uri wa Godfather ntabwo ari we njyewe ntabwo byabaye bishobora kuba wenda hari ibintu byahuranye ariko uwo singiye ntabwo nshobora so wabyitiranyije rero ntabwo ariko bimeze kuri njyewe komeza trust ikintu narinje hano ngo mvuge zamura ijwi cyane kumve ikintu narinje hano ngo mvuge ndagira ngo Godfather hari amacati nkoherereje ndi kuyabona kanyasome so ntabwo rero hano ngiye kwita mvuga ngo ntabwo ngiye kwita mvuga ngo ibyo na postinze ngiye impamvu kubera ko hano ntabwo hari muyango sibyo ariko tuhere kuri icyo uyu muyango hasi ngira account ya photogenic hindira ngiye ikintu ndi kukubwira izo chat nkoherereje ibyo bintu Madiva ari kuza akavuga ahangaha sibyo ngaho ushake iyo utazana ari kubabara ntabwo nabura kuza kubera ko ngewe ntabwo nkunda amatiku sibyo ikintu cya mbere ngewe banyoherereje tureke kuvuga igihe iyo show yapangiwe kuko aho ipangwa uwo Madiva arabizi neza ni wowe wabimusabye so rindira nkubwire Brianne nabyumvishe nari mari sibyo so ikintu gihari chat noherereje Godfather kontra banyohereje bwa mbere kontra ya Shadibo kuyinyereka iri munsi ni kontra yanjye urebe nagiye ngira ku buryo amatariki agaragara hari ku itariki 7 z'uku kwezi abyumvishe nubireba urabibona nkuhaye screenshot and then muyango yasinye kontra ku itariki 9 ubwo rero ibyo bintu byo kuvuga ngo sinari imari nako ngo sinari ndiho ngo najeho nyuma ngo ibiki no umuntu nimba ashaka kuvugisha ukuri avugisha ukuri oya Keza uwe kontra bayigwaye ku itariki 7 umva nkubwire Brianne mbihaye Godfather reka bimanike hano ariko siko muziko njye na post nahawe contract ku itariki 7 muyango yasinye contract ku itariki 9 ibintu kandi yatangiye avuga ko muyango atarari muri projet yego yabivuze koko ntabwo muyango yari ari muri projet kuko n'amafaranga yadirinze kugira ngo muyango yongerwe ahubwo muyango niwe wongewe muri projet kugira ngo muyango yongerwe muri projet nuko ababoss baba ari ababoss bataza muri aya matiku Madiva wowe wasabye andi mafaranga kuko bagushyiriye mu undi muntu utari warapropoje amafaranga umuboss yayakongereyeho kubera ko muyango yongewemo ntabwo amafaranga bayakongereyeho kubera ko ngewe Keza ari nge bongeyeho gendane neza none by'umuntu arabyita iki wamana Godfather wa post izo chat nawe nushaka umbwire nziguhereze Brianne ngibi ibyagezeho muri kubona usome ngibyo ku itariki 7 urabona hejuru harabanzi ya Shadi hasi hagakurikira iyanjye muyifungu unushambwire nzikwereze ifunguke uyizane ifunguke murebe yizana ifunguye ngiyi ngaya amatariki ndari necessaire de kantieme kare nababwiye ngo iki nababwiye ngo hagati y'abana bakobwa babiri harimo abantu ugiye gufata amakontrakt y'abantu muyafungure Jesse okay none dukomeze twagiye murebe nazo dufungura kuko n'iby'abandi byose ntabyo twafunguye turavuga wemeye yemere utemeye vuga story yawe tuyumve tutayumva ntabwo tuyemera nituyemera yego
njyewe rero njyewe nari ndi muri iyo ntuza ahubwo muyango bamwongeyemo Madiva nasaba amafaranga kubera ko uwo muntu atari ari muri projet na boss yemerera kumuhindurira amwongera amafaranga ariho haje kubaho indi kontra ya kabiri bagiranye uko muyango atari arimo Madiva we ngwamgaye kango baburetse nsoza icyo ngicyo rero ndatekereza impamvu yindi rero mwavuze ngo ntagiye kuri afishe reka tubigire clear Madiva wowe ntabwo nshaka kujya tujye mu bintu byinshi ariko urabizi neza ko wari umfitiye amafaranga and then njyewe ndakubwira ngo nyishyura amafaranga washishetse mu n'umukobwa kavuga amafaranga y'avance y'iyi show turi inshuti ufite ibibazo byinshi nk'uko wabivuze ko wari ufite ibibazo posting nkavuga ngo ntabwo nshobora gupostinga ntarabona amafaranga y'avance wabyumvishe aranyandikira aho ngaho ngo amafaranga nzayakoherereza mbere ya tariki 20 mwe musome ndi kugera zihindagura tumaze kubira urakoze ibyo byose birimo ngo amafaranga nzayakohereza mbere y'itariki 20 amafaranga yaramfitiye ngibi ngibi yagiye wayamaye mu bice ndakwora kuri inshuti yanjye ugera aho ngaho umbwira ngo n'ayandi wumvaga wayanyaka kuko ufite ibibazo so nimba rero ngiye narakugiriye impuhwe singe kuhita mvuga ngo ngiye kuri afishe umereza amafaranga y'avance nagize impuhwe kubw'ibibazo wari urimo ntago nagize ntago ari uko nashakaga kugufasha uranyumva so icyo ngicyo rero impamvu nagiye kuri flyer bwa mbere ndatekereza muyisobanukiwe kontra yari ihari nayihawe ku itariki 7 iyo nza kwemera kuyisinya ndatekereza ubwo nari bube nagiye kuri flyer mbere ariko naramubwiye nti urabona amafaranga ya mbere uyamvuyemo ungiyemo noneho ayandi ya flyer urabibona hano abyemeza ko azayama mbere y'itariki 20 umusore device agenda nzajya hehe kuri flyer aho yamashobonera amafaranga y'avance urumva ibyo ngibyo yavuze ngewe of course nk'umuntu riders barampamagaye nimba ndi kubeshya ibi ngibi n'ubundi babiri bugende bikajya handi hantu barampamagaye kugira nzahakore kuwa 5 kandi uwo nawe narabimubwiye nk'umuntu rero wari uzi ko mfite nzakora ikiraka kuwa 5 ndamubwira ni ngewe mbwira ese koreve ku itariki 20 zirenze warambwiye ngo nibwo uzamaho avance ko zirenze ayo mafaranga uzayama menye ko nzakora mu kirori cyawe cyangwa ntabwo uzayama menye uko nipangira izindi gahunda arambwira ngo reka asabe umva ibyo ngibyo nge Brian ntabwo njya mu bintu byinshi nge mvuga ikintu mfitiye fact nta bindi bintu umva ibyo ngibyo yaba hari abadahari nge ibyo nandikiranye nawe kandi nabitanze musome muri abantu bakuru mwumve nimba ari icyo ikiri muri message nibyo ndi kuvuga nimba binyuranye ndamubwira ati rero wowe mbwira nge namubazaga nk'undi wese wemerewe bahaye kontra ntayisinye bakaba iyo nshaka nari bufate iyo avance nkamubwira ngo ideni ndimo komeza urindimo ariko nge namubwiye nti no nyishyura ideni ndimo ahubwo avance uzayima nyuma so iyo nza guhitamo rero gutora iyo avance mbere nk'uko ubona nahawe kontra ku itariki 7 nakabaye aribwo nasinye kontra kandi muyango yasinye kontra nyuma y'igihe ngewe bari barampaye iki kontra kuko ngewe nari mfite kontra ya tariki 7 muyango yasinye ku itariki 9 sorry byagezaho muyango yasinye uwo muhungu atarama amafaranga yanjye ndamubwira ngo nabyo ndabifite nabishaka ndabishira wishyuye amafaranga muyango bivuga ko baguhaye amafaranga kubera icyo utari kunyishyura wabyumvishije ngewe rero namwakaga aya mbere ande nayo ngayo ya show ngewe azaba yama kubera ko n'ubundi dusanzwe ari umuntu tubana so birantunguye rero muri aka kanya ahaza kuvuga ngo ngewe ngo naramusabye ngo nagize gute yo come on ngewe rero ikindi kintu ibyo ngibyo byo kuvuga ngo afishe maze guhabwa ibyo ngibyo yanabivuganagaho n'uwo mu boss urumva avuga ngo Shadibu na Keza kuko twigeze gukorana na Shadi ngo baratwitanu bakoreye n'ibiki n'abantu batanga show n'abantu bibiki Madivu taza gutuma mvuga byinshi aha ngaha byo wavuze
so ibyo tubyihorere tureke kujya mu bitari ngombwa. Waravuze ngo dutanga shongeye na Shadibu, uri kunyumva neza? Uravuga ngo uzareba uburyo ibintu bizaba bishyushye. Ntabwo wigeze uvuga Muyango, kandi Muyango yakoranyeho na Shadibu bwa mbere. Wavuze njyewe nande na Shadibu, uranyumva neza? So kontra rero tumaze kwisinya basohora fish. Njyewe ibyo byose mwabyumvishe kuva ku munsi wa mbere uyu mungu ari bajya kumuhereza contract twe turi kumwe, urumva? Kugera kuri ntuza icyo gihe Muyango avuga ngo ntagashaka ko dukorana, mwabyumvishe? So rero njyewe ntago kuba ntarasinye iyo kontra ntabwo ari ukuvuga ngo bwari ubushake bwe ngo cyangwa ibiki, bwari ubushake bwanjye. Kandi Muyango nta kibazo nari mufiteho ibyo ngibyo muvuga, kuko iyo nza kuba nkimufiteho nari bubyanga icyo gihe cyose, kuko ngiye nari narabibonye kare hose ko Muyango azakora muri iyo event. Nari narabibonye, kuko ni ubu ngubu Madiva wowe umbwire nkore screenshot wanyiyoherereje kontra ya Muyango nyuma y'iyawe. Nyuma y'iyanjye yaho yari ari kunsobanurira uburyo batanzemo amafaranga n'ibiki, aravuga ati ngiyi kontra ya Muyango ukuntu byagenze gutya gutya, urumva? Njyewe rero nari mbizi ko Muyango agomba gukora muri iyo event. Muyango rero kuba yari bukoremo nta kibazo nari mufiteho, uranyumva neza? Kuko mbere hose njyewe nari mbizi ko azakoramo kandi nta kibazo namugizeho. Na nyuma yaho bamaye avance yanjye turasinya, kandi nasinye mbizi ko Muyango azakoramo. Na mbere yaho ntarajya kuri afishi bamaga iyo poste kandi nkayipostinga. Iyo nza rero kuba ari ikibazo mfite kuri Muyango ntabwo iyo poste nari buyipostinge. Cyane rero umbwira ati n'ubundi waranyishyuye amafaranga yanjye ndimo, reka ndeke kwirirwa nsubira kuki, reka ibyo bintu byanyu by'ama event simbirimo kuko mfitanye ikibazo nande na Muyango. Ukira aho ngaho rero ubwe niwe wanyihamagariye arambwira rero ngo ndagushaka. Inde? Njyewe ngiye gukoresha na rashes. Yes. Mageze arambwira ngo Muyango yavuze ibintu byinshi cyane. We Madiva niba uzi ko mbeshya, hari umuntu wari uhari aho ngaho ufite nimero ye, nanjye ngira nimero ye, tumuhamagara ze hano. Njye nawe nkunda Madiva bro, uranyumva? Haje umbwira ibintu byose Muyango yavuze, avuga nyine ntaranyanga, yavuze mbikubwire. Yo Madiva ni bwa butipe bujajwa hagati y'abantu benshi buteranye. Akosha madi ntari urangije ndarakara, ndavuga ati kuki ngiye nari nzi ko tuzakorana simugireho ikibazo. Muyango namurangiye akazi. Buriya ntabyo uzi? Hehe hari ntabyo uzi? Tujya gushwana na Muyango ubushize ibintu yankoze namurangiye akazi. Okay, ibyo tubyihorere ntacyo niri biba ngombwa biraza, uranyumva? Ndangije ndavuga ati ko ngewe Muyango namurangiye akazi, kuki we yifuje ko ntakorana nawe ngo njye ntagashobora gukora ahantu ndi. Madiva ubwo nambwira ko bamupropose ko nakicarana na Shadibu kuko njye nta kibazo ngirana na Shadibu, noneho Muyango akicara hirya ahantu tutaba twegeranye. Muyango aravuga ati ntibikunda bisoboka, urabyumva neza? Arabyanga. Nano nihagira umuntu umwe uvaho kuraho cyatesha n'undi nta kintu kimaze Muyangazi vatesha manuka manura urwo rutwe rwawe. Okay, uranyumva neza? Arangije nkuriraho tesha Muyangaza. Muyango yaduhaye amasaha 2 ko ndabamusubije nimba uzakoramo cyangwa utazakoramo, kuko nukoramo ntazaza kandi avance twamuhaye ntago azayisubiza. Okay, umubwire Brianne, Muyango arazamutse. Muyango ko araje umuntu turavuga ijambo, hari undi muntu ugomba kugenda hakaboneka ku mwanya. Tange nta kibazo. Ariko uretse gatoya man wica keza mu ijambo, uretse gato wowe duceceke twese Keza avuge agahinda afite. Oya sheri biguca mu ijambo, ariko Godfa banza wumve ka wowe kuko kare ntabwo wari uri hano, ntabwo wari uhari. Godfa kare nakubwiye ngo iki, nakubwiye ngo uyu muhungu Madiva niba ataratwaye ubutumwa nabi ngo yongera abuhereze Keza nabi, ibi bintu biramenyekana. None araje avuza ibintu hano, Keza ni uri kumunyomoza mwenyewe kandi niwe bavuganye. None se ubu umbabarira umyutingure basi nawe ugira ikintu uvuga kuko niwe wabitangije. Okay, uraza kunyemerera uretse nanjye ndimo ndashaka Madiva uretse gato ndashaka kubasaba ikintu kimwe. Godfa wabaye uretse manza unyumve. Ndi buvuge ndangize se cyangwa mbe urarangiza, ariko manza unyumve mu nyumve ikintu kimwe Brianne.
hano ya wigenda kemba wigenda ntaho ajya kandi muyango aje umva ikintu ndi kukuba ndi gusaba ikintu kimwe postinze ndapostinze none abampaye warning kubera nimero yari iri kugaragaramo warishyize iki nshizemo ibira bintu byo keza mpaye nabipostinze bahita bampa warning ya nimero yego nibyo ni kandi baguhaye warning biba byiza iyo ufunze ukongera ugahita bagiye kudukuraho we nahita mfunga okay ifunge naribi hari icyo bitwaye uva wongera bro kugira ngo bayifunge account yawe bikavuga ko Keza kugeza n'uyu munsi mu kintu gisenyeye muyango ushobora kuribura muri abo bantu koko ngo wanze kuzibukira kimenye n'uburyohe bwe n'uyu munsi uracyamurya mbwira ukuntu waba uri inshuti y'umuntu ushaka cyangwa umurira umugabo ibyo bintu bikabura so ibi bikavuga ngo kimenyi watangiye kumurya atararongorana na muyango ari boyfriend w'umushuti wawe bitaga Didi Dor ntabwo Didi muzi haleluya so ibi bintu bikavuga koko n'uyu munsi kimenyi adashobora kukureba ko ngo uraryoshye Jesus Christ genda vuge nk'uko bazimpaye so Keza ayo magambo cyangwa ayo makuru y'abafite ahahariye n'ukuri muyango nako kimenye ni sheri wawe w'ibihe byose udashobora kurekura uyu munsi God damn it, God damn it. Nawe akavuga ko adashobora kugusangira na se wumva. Hey! God damn it. Pana muyango. Kubera iki utarikuye kimenye ngo agenda agiye gukora umuryango we ugakomeza kumurongora yarashatse umugore. God damn it. Naho niko bivugwa. Nge ntaye umutwe. Nuko bimeze so ijambo ni iryawe Keza. Tubwira niba ariko kuri hanyuma tubwire niba muyango nawe uri wowe ufite umugabo wakwihanganira ibintu ngo byari umazi ntarumazi Thecate nguwo umukobwa wawe Tracy niyo makuru je wangeraho kandi afite ibimenyetso by'ababimpaye ijambo ni iryawe Keza nibyo urongora kimenye ukaba uri gusenyera muyango we yaba afite umutima w'iyihe marayika kugira kubasha kubana n'abantu barongora umugabo arezi ijambo ni Okay. Njyewe rero ikintu cya mbere nanjye ndi buvugeho sibyo nimba ari ayo makuru y'imihanda nanjye hari andi y'imihanda numva sibyo turayumva ndatuye tubwire kubyumva rero kuvuga ngo amakuru y'imihanda muvana ibyo bintu ngo amakuru y'imihanda sibyo ibyo bintu njyewe karenda mwabimbashijeho nimba nziranye n'umuntu ntago bivuze kuryana nawe uranyumva so amakuru rero y'imihanda ngewe ibyo bintu ni ubwa mbere byumvise wowe Godfather ibyo bintu bivuga cyangwa harya Brianne nawe wabivuzeho wabyumvisha okay ngewe rero ibyo bintu ni ubwa mbere numvise wowe Godfather ubivuze aha muri aka kanya kandi nanjye amakuru y'imihanda yego nanjye amakuru numva ya nanjye y'imihanda avuga ko bashwanye batandukanye kandi bakaba baratandukanye okay umuntu umbabarire kabisa nanjye niyo makuru numva amakuru y'imihanda avuga yuko ari ukubera Brianne afite relationship agirana nande na muyango so rero n'imihanda kumbwira ngo ngewe ngo ibyo bintu bifitemo uruhare muyango we niyo mpamvu nasabye muyango azi hano nimba azi ko ayo makuru ndavugwa yaba ariyo naza mbwira ati Keza ayo baramuhamagara Godfather aramuhamagara yewe nawe kuvuga ngo amakuru y'imihanda buri wese afite ibyo yumva by'imihanda ngo iki nanjye n'ibyo numvishe by'imihanda ayo makuru y'imihanda ava kwa kimenyi ava kuri kimenyi ava mu mihanda what muyango uraho ni muyango misi photogenique ndimo kuvugana nawe yego madamu wa kimenyi mbaza fast amakuru yawe meze neza aya masaha meze neza ndakusaba uburenganzira nkubwire ko nguhamagaye mfite abantu 4,000 kuri pano urampa uburenganzira kuvugana n'aba bantu cyangwa mba mutingure kuko uba ugomba kumpa uburenganzira mbere ko ngushyira on public kuri TikTok yego nta kibazo alright aha ngaha ndi kumwe n'umuntu bita Keza Triska is it Triska okay ngira ngo uramwumva uyu muntu ageze hati muya umujyi wa Kigali aho ngeze hose akajya kuvuga ngo arambanira n'igisigaye nitazanyirukanamo ko bwanjye Brianne yagiye warayi
Brianne arahari. So abantu bari aha ngaha umukobwa ati ntabwo hora sinigeze njya mu irushanwa nawe sinjya mwimishije ikamba rya Miss Rwanda Muyango anziziki. Itangazo waribonye ubu turi kuvugana ari kukumva niki upfa n'uyu mukobwa Keza. Yavuze ngo ntabwo ngaze ngo icyo dupfa. Wowe ngo ntabwo azi icyo mupfa. Ariko ari kunyuma. Ari kukumva. Okay, Keza urahari? Keza. Muhuza Muyango, musuhuze. Wiriwe. Ati Muyango wiriwe. Uriwe neza Keza. Godfa. Yes. Message rero reka mukanigena. Yego. Abantu bari kutwumva most of them bari innocent, abandi n'abafite bandi badashoboye kuza muri comment ngo bandike bitewe n'ibyo bazi cyangwa n'amateka n'ahise n'ibindi bintu byinshi. Yego. So njyewe rero ni gake cyane nakomeje kubona muri comment ya Muyango hari igihe mbona ariko ntibyateze ntabwo ikintu bigaho. Yego. Keza icyo dupfa arakizi. Ahubwo Keza ushaka kumugira inama. Keza nk'uko bivuze ngo twese turaba abadamu, ibintu wankoreye please ntuzagire undi muntu bikorera hano mu Rwanda, ku isi yose, aho uzagera hose, ukuntu uvuga neza, ukuntu usobanura ibintu byawe, biragaragara ko ibintu nyine byawe warabipanze neza biri ku murongo. So keep it up. Ariko ibintu wankoreye uzi tuziranyeho njye nawe ntuzagira undi muntu bikorera, kandi I'm glad ko ibyo washakaga wabigezeho. Ahubwo energy zindi uri gukoresha uzana muri social media ushaka kudragingamo abashuti banjye, abashuti bawe, abafana, abantu bakunda ibyo dukora, ibyo bintu nibyo ntari kubasha gusobanukirwa. So amagambo yanjye nayo nigire mu kazi, nawe yawe kubwira natwe turakora, namwe mujye mu kazi muve kuri bino bintu cause ntago muzi source yabyo, ni muzi uko byatangiye, ntabwo muzi nuko bizarangira.